nibyo kuba abasengesha abandi bajijutse nibyo, ariko no kuba baba bafite zirampamya ubushobozi byaba byiza kurushaho. Ariko iby'Imana ntabwo ari amashuri gusa, ntabwo ari amashuri gusa. Hashobora burya hari imyuga igira gutya ikagira uko yisuganya. Burya mu kwigisha iby'Iyobokamana ntabwo ari amashuri gusa, nta nubwo ari diplome, kuko twemera ko ibintu bibiri burya biyobora amatorero, ibintu bitangwa institution hari ukuntu yipanga, ariko hakaba n'ibyitwa karisime n'ingabire. Ni ukuvuga ko urusengero rushobora kugira abantu koko bajijutse mu by'Iyobokamana, ariko si bo bonyine bakora, n'abafite impano bagakorera munsi yabo bakabafasha. Umuntu umwe ashobora kuba ari umuyobozi w'itorero, ariko hari abandi banyempano bafasha abandi, nk'uko Roho Mutagatifu yaduhaye ingabire zinyuranye. Biri muri Bibiliya rwose, umutwe wa 13 Pawulo Mutagatifu yandikiye ngira ngo ni Abanyakorinti, ati impano hari abahawe kwigisha, hari abahawe kuyobora abandi, hari abahawe kuririmba, hari abahawe impano ziranyuranye. Ko bagira ubujijuke ntacyo bitwaye, byakumvikana rwose, kugira ngo abantu babe bajijutse nabwo hataza abatekamutwe, kandi nabo barimo, kandi bazanywe n'inkotanyi. Ubundi ayo madini y'abatekamutwe yandi yagiye yicomekamo ntayo twagiraga, n'inkotanyi zayazanye. Ibyo byo nta kibazo byakagombye gutera, ko hagira itorero ritangira rifite abantu bajijutse bize ibyo ngibyo, nta n'urubanza rwagombye kubizaho. Ariko igihe batarabyuzuza kwiga hari igihe abantu batiga, igihe abantu batarabyuzuza, none se ubundi baba baratangiye bate ko batangirwa bemerewe, bahawe uburenganzira na leta? Ni ku rusengero rutangira, none se babemereye iki ko batangira batujuje ibyo byangombwa? Itegeko yo rije rero, dore ikintu kiba kirari, harimo n'ubujiji no guhimana. Ubundi abanyamategeko bazi ijambo rivuga ngo amategeko ntagira amaso areba inyuma, ntagira amaso mu mutwe areba inyuma. Nuvuga ko itegeko ritangiye, uretse rimwe ryatangiye rikadukoraho mu Rwanda buriya biteye rityo, itegeko ritangiye ritangiriraho ritangiriye. Niba hari bitajyanye naryo byari byarabayeho mbere, bigenda bikosorwa bikeya ngo bihure n'iryo tegeko, ariko ntabwo iryo tegeko rijya kubisenya. Ntabwo itegeko rigira amaso areba inyuma. Nuvuga ko niba rero baremereye insengero, kandi nicyo gihugu cyabemereye, nta wundi wabemereye, mu kandi kanya niba barabemereye gutangira no gukora, ngo turabahagaritse, abantu nuko bari mu rugomo, ni urugomo. Abantu babishoyemo bubaka iyo nzu, niba atari n'inzu y'umutamenwa ya za etaje, ariko bayishyizemo ubushobozi bwabo bukeya. Niba leta yari yarabemereye, ibisubiye hwate. Icyo nibyo cyo kuyoborwa n'injiji, nicyo kibazo gikomeye cyo kuyoborwa n'injiji, cyangwa se n'abagizi ba nabi. Ibya teolojiya nabibone bose baje bafite angahe, baje barize iki, baje bafite amashuri angahe? Ntabwo byose babishakiye mu gihugu, ko icyo gihe se batabibabwiye. Izi nsengero zabo se zatangiye bafite ayahe mashuri ya teolojiya? None bamaze kwibona, bamaze kurya umugani wa yandi ngo mwarariye mwarahaze, amatungo y'abandi mwarabaze, cyakora kababwira ati murabatekamutwe, murabagome, murabibona. Ibyo rero bya teolojiya, none se ko nizo mu Kiliziya Gatolika bazifunze, kandi abapadiri barize, ko hari za santarari zabo nyinshi bafunze, bo barabaziza iki ko mbona abakaridinari amashuri bayize? Ahangaho